Kongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Reka nifurize amahoro bene data n'abashiki bacu bari mu Rwanda badukurikirana ku isheni ndi UMUKRISTO TV, ndetse ineza n'imbabazi z'Imana zibane namwe cyane. Ariko ndabona kibagirwa abari muri Amerika, Aziya, Oceania, ahantu hatandukanye mu migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane, kandi imbabazi z'Imana zikomeze zigumane namwe. Reka ngomeze uyu mushiki wacu cyangwa se uyu mwene data uri muri situation itameze neza. Reka ngubwire ni uko wakumva bimeze kose, humura, Imana iri mu ruhande rwawe, kandi Imana iragukunda, ndabwo yagutaye. Irakuzi, ikuza amazina. Komera rero, komera. Nubwo ubona bikomeye, ukabona biteye ubwoba, ukabona mu by'ukuri ndaje hazaza, uri kwa muganga, uri mu manza, ibintu byakomeye mu rugo, ariko nagira ngo ubwire ni humura, 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 ndajoro ridaca. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo birashoboka ko warara uri kurira, ariko mu gitondo imbundu zikavuga. Mushiki wanje, mwene data, nizeye ko nubwo uri kurira muri iyi minsi, ariko bwenda gucya, humura, mu gitondo imbundu ziravuga, impundu ziravuga, impundu ziravuga. Imana nishimwe cyane. Dushimiye Imana cyane rero kongera kuboneka hano ku isheni ya ndi UMUKRISTO TV. Munyemerere dusenge Imana, nyuma tuganire ijambo Imana yasize ku mutima. Mana, ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangaza ubana nanjye, ndetse urandinda, ubana n'uyu mushiki wanjye ungurikiye kuri telefone ye cyangwa se kuri televiziyo yiwe mu rugo. Data, uburyo bwose atuboneyemo akaba dukurikiranye, Mana senganye nawe, umuhe umugisha wawe utagabanije, kandi imbabazi z'Imana zimusanga, urukundo rwa Kristo myiza rwongere rube ku mwana wawe, nubwo ari mu byihebe, akari mu bitari byiza, ariko ndasenze mu izina ryawe Yesu Kristo kugira ngo iri jambo arimukure hasi, rimukure mu kwiheba, ryongere mutere mu mutima wo kwizera Imana kwishoboye byose. Ngadufashe mu Yesu, tugendere muri byose, izina ryawe niryubahwe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Njyewe rero benshi muranzi kuri iyi channel yitwa ndi UMUKRISTO TV. Ndi UMUKRISTO TV ni channel yawe, ni ikinyamakuru cyawe, jya ugikunda. Kandi nanashimira abantu mwamaze gukora subscribe, abantu mukora share, mugakira comment. Nukuri reka mvuge ngo amahoro y'Imana abane nawe cyane mushiki wanje, nawe mwene data. Nabateguriye ijambo ry'Imana, ndatinze cyane. Ni ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo waremewe gukorera Imana. Niba unyumva vuga ngo naremewe gukorera Imana. Ibyo waba urimo byose, uko waba uhagaze kose, menya ngo waremewe gukorera Imana. Oya, vuga ngo ndaremewe gukorera Imana. Buri hari igihe abantu bigira abadanje, abantu bakigira abadanje, bakagira ibintu bibatwara, bakagira ibintu bahugiramo, bakagira ibintu babamo. Ariko niba utibuka ko waremewe gukorera Imana, ushobora kuba utazi icyo ubereyeho. Ushobora kuba utazi icyo ubereyeho, ariko nzanywe nogira ngo nongere ngo cebure, cyangwa se wowe ibirimo kugira ngo nongere ngongere imbaraga. Burya hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo buri kintu cyose kigira inkomoko. Arakomeza aririmba aravuga ngo ndamana ndabuzima. Ibimera bikomora ubuzima mu butaka. Mana yacu ishimwe cyane. Amafi yakomora ubuzima mu mazi. Ifi uyikuye mu mazi, menya hari iminota myinshi yamara ni 3, menya ariyo myinshi ikaba irapfuye. Ufashe ikimera, igishyimbo cyangwa ikigori, ukakirandura ukagikura mu butaka, mu minsi mike cyane gishobora kuba ingwi ukagicana. Nawe rero iyo wibagiwe ko waremwe n'Imana kandi ukaremerwa Imana ngo uyikorere, ndatekereza ko uba uriho utariho. Ariko vuga ngo ngiye kubaho kuko ngiye gusobanukirwa icyo Imana yandemeye. Imana ishimwe cyane. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Abefeso, rwandiko Paulo yandikiye Abefeso hano mu gice cya 2 ku murongo wa 10,
aratubwira ngo kuko turi abo yaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe cyane. Twaremewe muri Kristo Yesu gukora imirimo myiza. Waremeye gukorera Imana. Abantu benshi ibyo ndibabizi, ariko shima Imana kuko wowe urabimenya. Abantu benshi ibyo ndibabizi, ariko haba ku manywa waba unyumva nijoro, ariko menya ko ugiye kubimenya ko waremeye gukorera Imana. Gukora imirimo myiza iyi Imana yiteguriye ngo uyigenderemo, waremeye gukorera Imana. Abantu baravuga ngo mbese mbereye y'iki ku isi, ariko niba utazi icyo ubereyeho menya ko waremewe gukorera Imana. Imana yacishimwe cyane. We mushiki wanjye, burya hari igihe abantu babaho ariko mu by'ukuri batazi ngo burira gute, batazi ngo buracya gute, batazi icyo babereyeho, batazi iyo bava, batazi iyo bajya. Ariko igihe cyose wamaze gusobanukirwa ko ubereyeho gukorera Imana, ubuzima bwawe buzasobanuka, ubuzima bwawe buzagira icyerekezo, buzagera aho buva bugera n'aho bujya. Imana yacu tugirire neza. Buriya bana b'Imana, Munyarwanda yavuze ngo ndakurama kudapfa. Imisozi yonyine niyo izahoraho, ariko nayo Bibiliya iyivuga ku munsi w'imperuka. Iyivugaho ngo imisozi izakomangana, n'ibivumo ngo bizagira ubwoba, ngo n'inyanja zizaba zirwinduye umushyitsi kuri urya munsi. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko twebwe abantu turavuka, tugakura, tugasaza, tugapfa. Ibyo ngibyo ubimenye. Turavuka, tugakura, tugasaza, tugapfa, bikaba birarangiye. Ariko hirya y'urupfu, Muremyi yaravuze ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana yacishimwe cyane. Iyo rero wasobanukiwe ko waremewe gukorera Imana, hano mu isi urarangira, hirya y'urupfu ukajya guhemberwa imirimo wakoreye Imana. Imana yacishimwe cyane. ucinjira mu bundi buzima bw'abantu bakoreye Imana. Iyo rero wamaze kumenya ko ubere gukorera Imana, ubuzima bwawe buba bwagize icyerekezo, buba bwagize aho buva bukagera aho bwerekera, kuko buriya igifite itangiriro kiba gifite n'iherezo. Imana yacishimwe cyane. Ndababwira ukuri, ntabwo Imana yarema umuntu wo kubaho gutyo gusa. Reka 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 reka. Burya ibishaka wari kuba inka, ibishaka wari kuba intama, ibishaka wari kuba ihene. Imana ibishaka ariko ikugira umuntu. Imana yacishimwe cyane. Nasomye neza ijambo ry'Imana, ntabwo inka n'intama n'amatungo bizacirwa urubanza, ariko twebwe abantu kuko Imana turemeye kuyikorera, niyo mpamvu tuzajya mu rubanza. Yewe mugabo, yewe mudamu, ndakwibutsa ko hari igitondo kimwe buzacya ucitaba mu rukiko. Wabyanga wabyemera, hari urukiko rw'Imana buzacya mu gitondo, witaba urwo rukiko. Imana ikubaze imyaka wamaze ku isi n'iki wayikoresheje. Igihe wamaze ku isi, igihe Imana yaguhaye, umwuka Imana yaguhaye, ni iki wawukoresheje? Imana yacishimwe cyane. Kuko icya mbere ugomba kumenya, ntabwo wizanye ku isi, ubimenye. Kuko iyo uhitamo kwizana ku isi, wari no guhitamo aho uvukira. Imana ishimwe cyane. Cyako undi ashobora gukura akagira amafaranga, agahitamo aho atura, agahitamo igihugu aturamo, agasaba ubwene gihugu. Ariko icyambere ni uko waje ku isi, waje ku isi uri mu mugambi w'Imana. Ibyo ngibyo ubimenye. Waje ku isi uri mu gushaka kw'Imana. Imana yacishimwe cyane. Iyo uza kubitamo kuza ku isi, wari guhitamo papa, wari guhitamo umuntu ukomeye ku isi, ukavuka k'uwo mubyeyi. Ariko Imana niyo yaguhitiyemo mama, iguhitiramo papa, ibyangombwa byawe byo kuba ye mukobwa, ye mudamu, ye mubyeyi, ibyangombwa byawe ni uwo mubyeyi wawe wari ubifite. Iyo ataza kubaho, nawe ndi wari kubaho. Imana nishimwe cyane. Icyambere rero ni ukumenya ko waremeye gukorera Imana, nk'uko Bibiliya yabitubwiye mu Befeso 2:10. Imana yacishimwe cyane. Waremeye gukorera Imana, icyo kintu waremewe. Reka tujye ku cya kabiri. Icya kabiri, umaze kumenya ko waremewe gukorera Imana, wahawe agakiza. Vuga ngo nahawe agakiza.
nakirijwe kugira ngo ngorere Imana, icyo nicyo wakirijwe nda kindi. Hari abantu bayavuga ngo ndahamagawe mu uyu mwaka, nakirijwe mu uyu mwaka, nakiriye Yesu muri uku kwezi, muri uyu mwaka. Ibyo ni byiza kubimenya, ndetse n'ababizi mukamusigiye mwakirijwe ni mwubahwe, Imana ikomeze ibane namwe cyane. Ariko cyakare cyatubwiye ngo nakirijwe kugira ngo ngorere Imana, nicyo cyatumije ukizwa. Iyo dusomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo mu gice cya mbere ku murongo wa 9 aratubwira ngo yadukijije ikaduhamagara, guhamagarwa kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera. Vuga ngo kera Imana yateguye ko uzakizwa. Imana ishimwe cyane. Imana yateguye ko uzakizwa ndetse ukanayikorera mu murimo wayo. Bibiliya ivuga iki? Itwigisha ko umukristo wese akirizwa gukorera Imana. Kuba umukristo udakorera Imana bihabanye n'ubukristo. Nyumva neza, iyo uri umukristo ariko ukaba udakorera Imana bihabanye n'ubukristo. Abantu muri iyi myaka bagwisha amazina y'ubukristo. Imana ishimwe cyane. Nitwa Jean de Dieu, nitwa Jean d'Amour, nitwa Jean de la Croix. Imana ishimwe cyane. Nandi mazina, nanjye nitwa Labani. Iryo ni izina nahawe bamaze kumbatiza ku gahanga, ariko nyuma naje guhindura umubatizo, mbatizwa mu mazi menshi, kandi abo ku gahanga nabo rubanza mbaciriye biterwa nuko babyemera. Ariko yewe muntu nyumva, abantu tugwisha amazina y'amakristo, ariko gukora iby'ubukristo nibyo biri kugora abantu muri iyi myaka. Imana ishimwe cyane. Ariko hano ngenda kubwiye ngo umukristo, kuba umukristo udakorera Imana, ibyo bihabanye n'ubukristo. Iryo zina ryawe ntabwo ari ryo rizakugeza mu ijuru, nta nubwo ari naryo rizaguha ubwami bw'Imana, nta nubwo ari naryo rizakurengera. Uzarengerwa n'imirimo myiza wakoze umaze gukizwa, nicyo cyonyine kizakurengera. Ntabwo uzagara imbere ngo ngewe ngo nitwa Nsengiyumva Labani, reka huko imirimo yawe nizaguherekeza cya gihe Imana yaguhaye ku isi. Icyo wagikoresheje niba ari byiza nibyo bizaguherekeza. Imana yacu ishimwe cyane. Reka njye ku cya gatatu, ari nacyo ngiye gusorezaho. Ntabwo nashatse ko audio iba nini kugira ngo itazakurambira wowe kukurikirana, ariko nakubwiye ko tuzagenda tubishyira mu byiciro. Ni ingaruka. Tuzajya ku cya 4 n'icya 5 n'icya 6. Ndabizi tuzafashwa, ndabizi tuzagendererwa n'Imana. Imana yacu ntihabwe icyo. Icya gatatu cyatubwiye ngo nahamagariwe gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Vuga ngo nahamagariwe gukorera Imana. Abagalatiya igice cya mbere ku murongo 15 aratubwira ngo ariko Imana yanduranyije ngiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo. Umva, ni kubw'ubuntu bwayo. Nta kindi cyatumije Imana ikurema, nta kindi cyatumije Imana iguhamagara. Yaguhamagaye ukiri mu nda ya nyoko, iguhamagarira kuzayikorera. Niyo dusomye Abefeso 4 ku murongo wa 1 naratubwira ngo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Imana ishimwe cyane. Mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Muri iyi myaka abantu bari guhusha umuhamagaro wabo kubw'ibigeragezo, kubw'ibibazo bigenda biba ku madini hirya no hino, bigenda biba mu murimo hirya no hino. Abantu ugasanga mudeviye umuhamagaro wanyu ukajya gukora ibitari ibyawe, ukigana ibya runaka, ugata icyerekezo wahamagariwemo. Nakomeze gusoma ijambo ry'Imana hano muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 10 na 19. Yesu atuma abigishwa be, yabatumye ahantu hatatu. Ahambere
ni Yerusalemu, Isamariya ni Yudaya. Imana ishimwe cyane rero. Hari abo Yesu yahamagariye Isamariya ngo bahabwirize, hari n'abo yahamagariye i Yerusalemu ngo bahabwirize, hari n'abo yatumye i Yudaya. Burya abakozi Imana turi mu byerekezo bitandukanye. Ubwo rero bishaka kuvuga ngo hari igihe i Yudaya haba ibibazo ugasanga usimbukiye i Yerusalemu kandi atari utumwe. Imana yacu ishimwe cyane bana b'Imana, kandi esa tugenderere n'ibibereye bikomeye. Hari abakozi b'Imana muri kugenda mudaviye imihamagaro mu musimbuka, ndetse ndawamenya uko bimeze. Ubwo hano byanze ugasanga abasimbukiye bunaka, ariko hoya bakurugamba kandi ushikame, ndajoro ridaca. Imana yacu tugirire neza ngo kandi ndamvura idahita, kuko niyo ku bwa Nowa yarahise. Yarahise. Nababwira ukuri, nda munyamasengesho ku isi wakagombye gusenga ngahagarikira ya minsi 40 n'amajoro 40 imvura yamaze iri kugwa. Igihe cyose rero kigira iminsi cyategekewe, kigira niba yenda ari bigeragezo bifite imyaka byategekewe. Kimwe nuko n'ibisubizo burya hari imyaka yo kwakira ibisubizo waba utaracunze neza, icyo gihe kikagenda kikavaho, ubundi ugasigara uri umukene. Imana yacu tugirire neza. Icyamba rero ukamenya ahantu uhagaze, cyangwa ukamenya umuhamagaro wawe. Imana yacu twagere kandi tindane natwe cyane. Iyo dusomye Abefeso, bambe Petero, rwandiko rwa mbere baruyandikiye, rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 2 ku murongo w'9 n'uwa 10, haravuga ngo iki? Haratubwiye ngo ariko mwebwe mu rubwoko bwatoranijwe. Mana yashimwe cyane, bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abandi Imana yaronze kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Haleluya. Kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabagerageza, ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Nyumva, kera ndi mwari ubwoko, ariko none ubu muri ubwoko. Mbashe duhe Imana icyubahiro, kumenya ko wabaye ubwoko, kera utari ubwoko. Uzisengerere. Imana ishimwe cyane, uzigurira akantu. None rero, niba ugira ikibazo cyo kwiyakira ubwawe, ujye urasoma uyu murongo. Ujye urasoma uyu murongo. Uvuga ngo kera nari ndi gutya, ariko uyu munsi ndi gutya. Kera nari ndi mwibi, ariko uyu munsi mbagaze gutya. Ibyo bizatuma wongera kwizamurira icyizere, wongere utere indambwe zo gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko uba umukristo ntacyo wari cyo. Ngibyo bimenye, mbere yuko uba umukristo ntacyo wari cyo. Bivuga ngo utaraba umukristo ntacyo wari cyo. Twavuga ngo nta n'icyo wari umaze. Nta n'icyo wari umaze ku isi. Ariko umaze kuba umukristo nibwo watangiye kugira icyo umara. Imana yashimwe cyane, nibwo watangiye kugira icyo umara. Ariko ubu uri uw'agaciro. Uri uw'agaciro. Kera ndi wari ubwoko, ariko ubu uri ubwoko bw'Imana. Vuga ngo amen. Imana ishimwe cyane. Oya, ariko ubu uri umuntu w'agaciro kuko wamaze kuba umukristo, wemera umuhamagaro wawe, umenya ko wemewe gukorera Imana, ukirizwa gukorera Imana. Uyu munsi rero uri uw'agaciro. Vuga ngo ndi uw'agaciro. Imana ishimwe cyane. Kera ndi wari ubwoko, ariko uyu munsi uri ubwoko bw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Uhamagariwe gukorera Imana. Imana nishimwe. Iyo dusomye nanone urwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 2:5 atubwira ngo musakura nk'ubwoko bw'abatambyi bera. Uri mukristo igihe wahindutse umukristo, wahise uhamagarirwa gukorera Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo ndabwo ndi uwo ndekereza ko ndi we. Ntabwo ndi uwo ndekereza ko ndi we, ariko ndi uwo Imana ivuga ko ndi we. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana iravuga ngo ikikuranga cyambere ntabwo ari uko uri umugabo cyangwa kuri umugore, si uko uri umugabo washatse cyangwa umuhungu wa runaka, si uko uri umukobwa wa runaka, umubyeyi cyangwa umugore washatse. Imana ivuga ko ikindanga cyambere ari uko ndi umukozi wa Yesu Kristo.
nureka ibyo bikinjira mu buzima bwawe bizahita bihindura uko wari usanzwe uko ubona ibintu byose. Ntabwo ndi uwo nibwira ko ndiwe cyangwa ukanyumva neza. Ntabwo ndi uwo ntekereza ko ndiwe. Ndi uwo Imana ishaka ko mbawe. Kandi Imana iravuga ko naremewe, nakirijwe, nahamagariwe kuyikorera. Ndi umukozi wa Kristo. Vuga ngo ndi umukozi wa Kristo. Haleluya. Dushobora guhagararira aha. Reka mbagarira none itahire nzoze nababwiye ko tuzagaruka ikindi gihe kuko ni kimwe mu bintu bihambaye cyane gusobanukirwa igihe wabaga umukristo, igihe wabaga umukozi w'Imana. Mana ishimwe cyane kubisobanukirwa igihe wabaga umukozi w'Imana. Umuririmbyi wa 93 nivuga ngo umunsi mwiza nibuka niwo nakwemereyeho wambereye umucunguzi nje ngwize ibyawe nishimye singize Yesu wanyogeje ibyaha anyegeshe inzira ye ngo sengeshe iminezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha. Mushiki wanjye nawe mwene data reka dusoreze hano. Imana ikomeze kubana nawe cyane ariko nongere nsubiremo ngo byire ngo nureka ibi bikinjira mu buzima bwawe bizahita bihindura uko wari uri. Uko ubona ibintu byose. Ntabwo ndi uwo nibwira ko ndiwe, ntabwo ndi uwo ntekereza ko ndiwe, ndi uwo Imana ishaka ko mbawe. Imana ishimwe cyane. Nahamagariwe, naremewe, nakirijwe gukorera Imana. Akira neza ijambo ry'Imana. Mana ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe, kubana n'uyu mwene data, kubana n'uyu mushiki wacu. Izina ryawe niryubahwe kuko uri Imana isumba byose. Ngaho tubera Imana, tubera umucyo. Data mizira ijambo ryawe gushobora kurikurikirana atangira asoza. Mana nahabwa umugisha uyu mwene data n'uyu mushiki wacu kandi ukomeze kumurengera no gusobanukirwa icyabereyeho hano kuri iyi si. Ngagumana natwe muri byose. Gumane n'umuja wawe, gumane na mwene data kandi Kristo mwiza ikibazo afite muri iyi myaka, ikibazo afite muri uku kwezi, data nyemerera musengere abone igisubizo cyacu. Ngamugire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen amen. Imana ishimwe cyane. Waganiraga na Pasiteri Labani. Imana iguhe umugisha cyane. Nomero zanjye ni 028 24 53 8 2 iboneka no kuri WhatsApp. Imana ikomeze ibaho umugisha mwinshi cyane bigendanye nawe uherereye. Amahoro y'Imana abane nawe cyane. Amen amen amen.